Mu gihe ari gutambuka za hano ndasaba umuyobozi wa Fura Ministries atubwire code ku badafite amafaranga ari liquide baze kuduha ni soft nayo turayemera. Murakoze. Code mufata amatelefone dukora umurimo w'Imana. Code ni 82 gatandatu gatandatu 95 82 gatandatu gatandatu 95 Emmanuel. Ngo nsubiremo 82 gatandatu gatandatu 95 Emmanuel. Murakoze. Hallelujah. Yesu ashimwe. Nabari inyuma tuvuge ngo hallelujah. Abicaye muri kare akazu ngira ngo niyo VIP hano. Katwongera Imana amashimesi cyane. Yes, hanyuma ndashima Imana yuko ndi hano. Imana ihimbazwe. Ni ibyishimo byinshi mfite mu mutima kuba ndi hano muri iki kigo. N'ubwa mbere mpageze ariko narahanyuraga ku muhanda nkazajya mbona icyapa cyanyu, and then mu mutima nkagira icyifuzo nyine cyo kuzahagera nkahataramira. None Imana ishimwe ko ibikoze. Hanyuma ndashimira abantu bamvugishije ba hano. I think hano harya ngewe hano nigiye twabyitaga Scripture Union. Hano sinzi ko mwita itsinda ryo gusenga barigita gute? Jebei ni iryo ngiryo nsini. Urakoze ho gatoya mbisobanure. Hari Anointed Family. Anointed Family niyo yabanje kubatumira ariko biba ngombwa ko mutaboneka. Noneho Furaha tugirirwa amahirwe tubatumiye muhita muboneka ko mwabaye abacu. Okay. So, Anointed Family. Okay, Anointed Family Imana ibamugisha. Ushize baranumiye ntibyakunda ariko na umutima ntago nanza ariko mu mutima nari mbikeneye. Gusa Imana ishimwe yuko naje. Kandi ibyo twari gukora kiriya gihe n'ubu nibyo tugiye gukora. Hanyuma ndashimira Pastor niyo twazanye. Imana imugisha. Imana imugisha ko yanzanye mu modoka nziza cyane. Naje nicaye nk'umuyobozi. Undi abayobozi bicara inyuma ninjye wari wicaye inyuma. So thank you so much. Nagiriwe umugisha wo kujyana nawe ari amasaha twagiye yose. Ni benshi babyifuza. Ngewe ndamukunda cyane kuko n'umuntu wigisha akavuga ikintu uko kiri. Niba wambaye umweru arakubwira ngo wambaye umweru. Niba wambaye umukara arakubwira ngo wambaye umukara. Ugahinduka yakubwiye ukuri. Kwa gatanu twari turi kumwe ahantu twari twataramiye. Yigisha neza cyane. So abantu bamukunda reka twongere Imana amashyi menshi cyane. Reka rero ndirimbe hanyuma kugira ngo tuze kongera tumwumve atwigisha. Ndashimira abanyeshuri bo muri Lycée de Nyanza. Reka tuvugirize Imana impundu nyinshi cyane tuyongere n'amashyi menshi kabisa. Ubushize wa muhungu mwamuzanye uririmba ari he? Nari namwibagiwe. Imana igumu ucuranga solo. Uzufate kimwe gaho uzobikora byose. Imana igumugisha. Lycée twagiriye igitaramo cyiza cyane. Narabakunze kandi I promise to come back and I believe yuko bizaba. Sawa. Reka turirimbe rero. Twumve reka nsabe abaririmbyi bake bo muri muri Furaha baje. Murari? Engani muze dukoresha iminota bamaye hanyuma twumve ko Yesu agira neza. Yesu mwama himbazwe,
izina rye ryogejwe yanyogesheje amaraso ye Yesu ahimbazwe Yesu mahimbazwe turirimbana gutyo izina rye ryogejwe yanyogesheje amaraso ye Yesu ahimbazwe izina rye ryogejwe yanyogesheje amaraso Yesu ahimbazwe ngwino kw'isoko ngari ngari nzica bugufi niwe utsindiwe ku biyenge by'umukiza Yesu mahimbazwe mahimbazwe izina rye yanyogesheje amaraso Yesu ahimbazwe Yesu mahimbazwe izina rye yanyogesheje amaraso Yesu ahimbazwe turirimbana namwe twumva amajwi Yesu mwami izina rye
Yes. Minota mama ndayikoresha neza kabisa. Kandi biragenda neza. Tuzama amaboko yacu. Mazani bakarusu. Voy a jurar
bateri mu mukinguruke uriya iyo habaye communication neza mu bacuranzi sinzi nurangiza wowe nidusimbuka tiwiruke ugume kuri tempo uriho siko kwiza vuga ngo niko kwiza asante pa tugiye kuririmba igitero cya kabiri dutuje kirimo amakuru areba jewe nawe mwemuretse ibyuma mwemuretse ufate clavier gusa papa aya makuru tuyaririmbe ariko tuyumve cyane sibyo kwiriba ni ishuri ridasanzwe aho umwigisha mwiza Yesu aduhera isomo ridasanzwe mu mibanire ikwiye kuturanga kugira ibyo tudahuza ibintu bizahoraho kugeza ku iherezo ry'isi ariko ntibikwiriye gutuma tubaho duhanganye turebana imbere gerageza umbere udasanzwe maze nanjye umbere udasanzwe twigire ku biremwe bya Kristo Yesu ari we buye ryo mu mfuruka bihuriza inkuta zose niwe muhuza bijyahoze bigahurira Iyudaya n'i Samariya twese cyane Bibiliya ivuga ngo tugire umwuka ariko nanone tugire umwuka w'ubwenge minota baduhaye yashize mureke twumve ibikurikira turaza kongera mu kanya twongere Imana amashyi menshi cyane haleluya amen ndasaba abafura ministries bareke kujya kure bagume hano hafi Yes.